mbona kwigize udushadibu kuri nenge nisidere twose no dusirimu distant dem neni overdose dem stand nze mumenye na kado wankunze namone na body na kiniki kumva imvugo gusyaga bari kugira uti bari gutoragura nyine ibi bintu byataye agaciro kagenda bijyana ahantu bifite agaciro bakaguha amafaranga yo kurya bakaguhereza amafaranga yo kurya mu gihe bitabonetse ubwo kurya ntibishoboka ntago byashoboka rwose none se ko bigaragara nkaho uri umuntu ufite imbaraga so wabuze umuntu waguhereza akazi ngo ube wagakora byibuze ese akashaka ukuntu wasubira kwa meri wawe bakakujyanayo wabyemera nabyo nabyemera wabyemera cyane nabyemera cyane so rero tugana ku musozo nawe kuko turaza no kugenda yes reka nongera ngo ikaze wadukurikiranye ku Cyogajuru TV show muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda rwanya rwakazamura ibyisho by'Abanyarwanda bagasiga mutero za sena ngo basama teragaceka cyangwa gasamba ubundi wicare ku Cyogajuru TV show wirebere show nyinshi zigiye zitandukanye tuba twaguteguriye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba kuri subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka uyu mwaka rero twatangiye inzira y'umusaraba inzira itoroshye ya tubafashe ni ikiganiro mugiye kujya mukurikirana cyane cyangwa se muri gukurikirana cyane hano ku Cyogajuru TV turi gufasha abana bo ku muhanda njya nkunda kubwira abantu uti gira neza wigendere uyu munsi ushobora kuba uri mu buzima bwiza ariko ejo ntabwo uza ahantu uzaba uri mu by'ukuri sibyo nubona umwana wo ku muhanda nubona umwana utifashije nubona impfubyi n'umupfakazi bafashe kuko ufashije none ashobora gufasha umwana wawe ejo hazaza umunsi yashize rero mu biganiro twakoze ubushize mwabonye ko twari turi kumwe n'abavandimwe turaganira bafata ko kurya twifuje rero uyu munsi cyangwa se twari twahanye gahunda ko tuzagaruka tukabasanga hahandi twahanye gahunda kubw'amahirwe ndabona bayubahirije rwose 100%. Reka tuhagere rero tuganire nabo ngusaba ubufasha bwose waba ufite uko waba uhagaze kose kugira neza ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu cy'ingenzi mu buzima umufashije nawe ejo ushobora gufashwa n'undi utari uyu nguyu so rero reka tuganire nabo abasaba imeze biti biragenda neza se harya wambwiye ko witwa nzamugurira icyo Isa wowe Nshimirimana Eric Nshimirimana Elia wowe se Rafati Gatabazi Fred wowe Sayimana Jean Pierre umusaba imeze biti Fresher wajyambwiye ko witwa ubaje Rosero Mba Bernard okay byiza cyane nishimiye ko gahunda yanjye mutahishe siko bimeze uyu munsi se mumeze muti kamere kuri uyu meze fresh cyane ariko nyine ni ibintu by'inzara gake nko n'abagenzi bacu nuko batari hafi ubu mwaraduhaye turabashimira cyane ku byo mutugejeje izi saha ko mutugaburiye tutishwe n'inzara abagenzi bacu mugize impuhwe nabo mwabafasha gahunda yacu ni ukubafasha ndetse n'abandi bantu baba bafite ubufasha hirya no hino bakabuba sibyo ntimugire ikibazo twebwe tugomba kubana namwe mu nzira zose zishoboka sibyo ndagira ngo rero uyu munsi ngende nganira na buri umwe sibyo ngira ibyo mubaza so noneho twese nitumara kuganira muzangeza n'ahandi bagenzi banyu baba ndabeshya nta kibazo icyo mukwiye ni namwe mukwiye kubaho nk'abandi sibyo nawe mugiye kuya munsi dukwiye uburenganzira nk'ubw'abandi sibyo ngo muvugire rimwe dukwiye uburenganzira nk'ubw'abandi dukeneye kubaho kandi twishimye tuzabigeraho mu kwizera hamwe n'Imana n'ubuyobozi budukunda tuzabigeraho so rero reka tugende tuganira na buri umwe aha ngaha reka duhere ku uyu nguyu mukuru haguruka tuganire so umusaba imeze bite se biragenda neza okay byiza cyane uyu munsi rero nagarutse kugira ngo tuganire mu by'ukuri so nishimiye kuba mpasanze aha ngaha ndizera neza ko uyu munsi utapfuye ubusa so uyu munsi wawe wagenze ute umunsi wanjye wari danje wari hatari wegeze urya nariye ku mbaraga zanjye uyu munsi wariye ku mbaraga zawe ese iyo utabonye icyo ukora sibyo cyangwa se utabonye umuntu uguhereza akaraka ubasha kurya ute urya ute ntago njya nyine ndagenda nkigangikira nyine
bugacya nyine nkajya kureba ko nasyaga nyine nkabona na sensa zo kurya saa sita. Akazi kabatunze aha ngaha ni akahe? Akazi ushobora gukora ukaba wabona ibiceri byagutunga? Ni ugusyaga ibyuma. Ni ugusyaga ibyo. Gusyaga ubwo ngubwo ko hari abantu baba ari bakuru sibyo, baba mama cyangwa se baba papa badashobora kumva imvugo gusyaga. Gusyaga bari ukugira uti ari ugutoragura nyine ibi bintu byataye agaciro, kagenda bijyana ahantu bifite agaciro, bakaguha amafaranga yo kurya, bakaguhereza amafaranga yo kurya. Mu gihe bitabonetse ubwo kurya ntibishoboka? Ntabwo byashoboka rwose. None se ko bigaragara nkaho uri umuntu ufite imbaraga, so wabuze umuntu waguhereza akazi ngo ube wagakora byibuze? Mubonye nagakora ariko naramubuze. Waramubuze. Umaze igihe kingana iki uba mu muhanda? Maze imyaka 5 mba mu muhanda. Umaze imyaka 5 uba mu muhanda? Yego. Ko numva bibabaje cyane se. Ufite ababyeyi bombi? Yefite mama wenyine ariko nawe ni umukene. Ufite mama wawe nawe ni umukene? Ya birababaje cyane. Ntabwo wegeze ukandagira mu ishuri? Wapi, nagarukiye mu wa 2 byaranze, nibwo nahise nyine nizira i Kigali, nza guhiga n'akazi njemo, biranga. Umuntu yaranzanye yarancitse ndamubura, ndafata umwanzuro wo kwigumira mu muhanda. Ufata umwanzuro wo kwigumira mu muhanda? Birababaje cyane. So ukimara kugera mu muhanda niki kintu cyakugoye cyane? Ikintu cyangoye cyane nkimara kugera mu muhanda, kurya naho kuryama, ntaramenyana na bagenzi banjye. Yego. Amaze nk'amezi 5 kabanyereka inantu tujya gusyaga ibyuma, tukagenda amenyera gutyo bakanagukubita kugira ngo umenyere ngo uyu umwuga wawe ngo ugumye ngo ukore, ngo nta bundi buryo wabasha kubaho. Kavukire iwanyu nyirizina namagana he? Wacu kavukire ni Huye. Ihuye uvuka mu karere ka Huye i Butare? Butare. Nyuma y'uko ubonye ubuzima burambiranye bukomeye nibwo wahisemo kuza hano i Kigali ngo uje mu kazi. Ugeze akazi wari uje gukora nako kagira ute karanga? Nafashe umwanzuro wo kwigumira mu muhanda. Kwigumira mu muhanda. Muri iyo myaka 5 se nta muntu byibuze wegeze aza kubwira ati wa mwana we ushobora kuba washobora nk'ubuyede, kuko urabona ko imbaraga uzifite sibyo, ushobora kuba wakurupa cyangwa se wafurira abantu? Nta muntu wegeze ubona ushobora kuza kugufasha byibuze urebe ko wajya ubona ibyo witunga ndetse naho kuba? Hano i Kigali nyine iyo byagenze gutyo, bamwe bakubona uri gusyaga n'ubundi bavuga ati uri igisambo, ntago wowe twaguha akazi watwiba, atari ko byakagenda. Kugeza ubu ngubu se waryambwiye ko witwa Ubarije Ruseromba Bernard? Bernard, kugeza amagingo aya ngaya niki wifuza we cyane cyane kurusha ibindi? Ikintu nifuza mu buzima bwiza na bagenzi banjye, yego, ibintu turimo bigahinduka rwose. Icyo kibazo nicyo dufite cyane, nta n'ikindi. Dufite ubuzima bwiza twabashanzwe gutera imbere nk'abandi. Ukiri umwana wumvaga ushaka kuzaba iki ahazaza hawe? Njye ahazaza hanjye numvaga nshaka kuzibera nk'umubyinnyi cyangwa umuhanzi. Umuhanzi? Uzi kuririmba se byibuze? Hari indirimbo z'abantu waba uzi kuririmba? Ngo turirimbire twumve. Oya wigira isoni iririmba, kuko ushobora kuba ufite impano yo kuririmba ariko ukaba uba hano ku muhanda. Ntabwo rero iyo mpano yawe yamenyekana, ariko aka kanya bikoze tuba dufite abantu benshi badukurikirana, ashobora kumva uzi kuririmba akaba yagufasha. So wowe nimba wumvaga washaka kuba umuririmbyi, ni izihe njyana ukunda cyangwa se uzi kuririmba koko wabikora? Gerageza twumve. Nabarimbira agatunda ya Afrique. Nta kibazo rwose. Ngo hari igihe bizansaba no gufata Kennedy, ariko oya sinkubiraga Kennedy. I don't know why kuno baby wafashe amatwi kuno wimanukira nka move za Kibadashi, nigutwana twose mbona kwigize udushadibu kuri nenge nisidere twose no dusirimu. Distant team dem neni overdose dem stand nje mumenye na kado wangunze namone na body na kiniki nuko za staff zinga zihorandi ready wangunze namone na body nikiye Merci, urabizi. So nukuvuga ngo uri hano ntiwumve ko ari ibyo ari iherezo ry'ubuzima bwawe bwose, sibyo? So rero ubu ngubu uramutse ubonye umuntu uguhereza akazi cyangwa se uguhereza akazi cyangwa se uguha icyo gukora, wagikora? Nagikora cyane nishimye n'umutima mwiza. Ufite imyaka ingana?
imyaka 20. ufite imyaka 20. Uramutse ubonye umuntu se ushobora kuvuga ngo arakwiperimita akujyane ku ishuri, wasubira ku ishuri? Njye ku ishuri nasubirayo. Ku ishuri wasubirayo. Wabaga wakangaye ku ishuri? Bago wanyuma. Wabaga wanyuma. Utekereza ko ari izihe mpamvu zatumaga ubu wanyuma? Ikibazo cy'imirire, kugira mu rugo nyine n'ababyeyi nabo no kwiga nabo igihe bataba banabishaka bitewe nawe n'ubuzima baba barimo, bakumva ko mwagumenya muri kumwe muri guhinga, kandi guhinga ntago nabishoboraga, byarananaga nabwo nkajya gusyaga kugira ngo mbone amafaranga nabwo. Nafashe umwanzuro wo guhitangira ute mva mu rugo njya guhiga ubuzima, nabwo nyine Kigali biranga, umwanzuro kugira abagenzi banjye. Papa wawe uramuzi, wegeze umubona? Papa wanjye yapfuye afite imyaka 3, nawe ntago muzi. Baba we. Mama wawe se kuva icyo gihe cyose umaze hano ku muhanda, mama wawe mwegeze mubonana n'umunsi n'umwe? Ntago ndasubira mu rugo kuva nahava. Muri make mama wawe ntazi nimba ubaho cyangwa utabaho? Azi ko ntakiriho cyangwa ateganya ko ntariho, ariko imyaka 5 ni myinshi, utabona n'umubyeyi ni myinshi, ntago yabazi ko nkiriho. Umuntu agufashije se akashaka ukuntu wasubira kwa meri wawe bakakujyanayo, wabyemera? Nabyo nabyemera. Wabyemera cyane? Nabyemera cyane. So rero tugana ku musozo nawe, kuko turaza no kugenda tuganiriza buri umwe hariya, ndagira ngo ugire ikintu usaba abantu badukurikiranye, bagezeho icyifuzo cyawe, ugire n'ikintu basaba, babwira imvamutima zawe nta kibazo. Babwire imvamutima zanjye ikintu wumva wabasaba cyangwa se ubifuza abantu badukurikiranye. Nkamwe se hari n'abantu baba batureba, kuko ubu ngubu biri guca kuri YouTube channel yacu tw'icyogajuru TV. Nkamwe muje kutureba kugira ngo mudufashe, akagombye kudukomeza ntituve mu maboko yanyu, mukadufasha tukareba ko natwe twava muri buno buzima, uko ubuzima mudufashije natwe twayadufashe natwe bagenzi bacu cyangwa n'abandi. Ibintu turimo ntago ari byo, terwa n'ubuzima umuntu aba arimo. Ikintu tubifurije nuko mwadukurikirana mukadufasha, kuko ntago turi mu buzima bwiza. Abana bo ku muhanda ni izihe mbogamizi muhura nazo mu buzima bwa buri munsi? Mbogamizi duhura nazo nkuko dushobora kugenda gutya turi twateranye nk'ahantu hamwe nk'uku bakaza badaso bakaba baradufashe, bagiye kudufungira igikondo, twamarimo niba ari amezi 5 ukayakubitamo, kongera ukagaruka none ukaguma muri bwa buzima, ubwo mukongera mugahora bakagufata. Ubundi twege tuva igikondo tugaruka twongera dukora ibi ngibi, kongera baza badufata twongera dukomeza nubwo buzima. Bari bagufunga kuva waza hano mu buzima bwo ku muhanda? Baramfunze kenshi cyane. Okay, noneho sasa ese ibyo kurya n'ibyo aho kurara nk'iyi mvura yaguye murara he? Ubu ngubu nyine mu kuryama, ubu ngubu nyine twirarira nyine mu iteme, cyangwa tukara nko ku rumbaraza z'abandi bakire. Ubwo niyo yabyutse nyine akagusaba ku rubaza rwawe usana kudasinzira wirukanka ukamucika, ko yagufasha waryamye agira ngo uri n'umujura, gahita gufata bakahita bagusubiza kugufunga. Uko bivugwa ko se namwe hari uruhari mugira, hari uruhari ngo mugira ngo mukaba mwakambura abantu amatelefone, mukaba mwakambura abantu ibyabo, rikamufate nk'ubusambo. Ibyo bintu urabivugaho iki? Barababeshyera cyangwa nibyo? Ibyo nyine harimo babikora, ntabwo buri wese ariko abikora, ariko ibyo bintu bibaho. Agira ijambo ubwira abana baba ku muhanda bagenzi bawe. Ngira ijambo ngira abana, gira ubutumwa bagenera, tugira ubutumwa bagenera abana bagenzi banjye. Rero tuba turi kumwana mu muhanda, nama nabagira byo gusiguza amatelefone ntago ari byiza, kuko iyo bagufashe hahita bagukatira burundu, ntuzanavemo noneho ukajya no mu buzima we burenze n'ubwo wari urimo. Yenda ikintu bagomye gukora kubera nibwo ubuzima bwabo baba barimo, gusyagaho byo yenda bagenda bagasyaga ni ugutoragura ibyuma byo nta kibazo, niyo bagufashe aho ati bakareba mu byuma ko gati bina n'agaciro bifite, ikintu ugiye gushaka icyo kurya. Hari no gufata ibyuma nawe abishaka agahita bijyana akanagukubita. Ari umuyobozi se ugufashe n'ibyuma byawe wasyaza akabijyana nta kindi kintu akuyemo asanzemo nk'ikiyobyabwenge cyangwa iki? Umuyobozi yagufashe ibyo wasyaze, we n'ubundi nawe nta ugati nguri ikirara, kintu atakora agufata ahita kujyana nabyo.
ibyo bintu bahita bajya kugwa icyapa bakakwandikira kuri mayine mu muhanda, bakakwandikira urupapuro rutari kujyana igikoni. Ibyo nta nubwo tumenya irengero, tubigumana aho badufatiye nibo babisigarana ugatajya ku gisheni. So rero nanjye ikintu nkwijeje aho ufasha naguha nuko ngomba kugufasha basi nkagusubiza ku mubyeyi wawe. Nta kibazo nabyo wabumfasha. Abasha no kugerageza ukuntu nashaka ahantu naba ngucumbikiye cyangwa se waba uri mu gihe utaba wajya ku babyeyi bawe. So rero bantu banje mwari mudukurikiranye ikiganiro ryambwiye ko witwa Ubaje Ruseromba Bernard. Uwashaka gufasha cyangwa se gusaidia Bernard nta handi rwose wareba nimero ziri aho hasi, ubufasha bwe twabasha kubumugezaho. Reka tube ducumbikiye aha ngaha rero kuri Bernard, tubashe turagenda tuganiriza na buri umwe atubwira ubuhamya bwe hano ku muhanda. Kora subscribe turushaho kubana neza cyane, turagukunda.